Reka nongere kubasuhuza nanone nk'ibisanzwe ni Omar musanzwe n'ubundi muri kumwe nawe. Iyi mihanda rero nkuko mugenda mubibona bigiye bitandukanye kuri social media, ama platform atandukanye hano mu Rwanda agenda avuga ku nkuru zitandukanye nyinshi cyane. Natwe rero turavuze uti reka dukore mu nganzo uyu munsi tuze tubasesengurire bimwe bisa nkaho ari amayobera hano kuri social media. Rero tutabatindiye mu mazi minsi mubona ibintu biri trend bigenda bitwika ahantu hose ariko mutazi ngo ni ibikamu from where. Ese biturukaye ni ukuvuga ngo inkuru ivuga yuko Mutesi Jolly yaba yaraguze imodoka ihagaze miliyoni 359 ya Benz. Iyi modoka bivugwa yuko atayikuye mu maboko ye cyangwa se ngo ayikure mu mirimo ye, cyane ko ngo imirimo akora ijyanye no kumurika imideri itakinjiza aya mafaranga. Benshi nuko babivugaho, ariko se kuko nawe ni kubyemeza? Amajwi menshi agenda avuga ngo ni umukire, ngo uriya mukire mu Tanzania, ngo uri kumenamo ibiceri, ariko se koko nibyo? Nawe niba koko ari kubibona cyangwa se hari ukundi kuri wabuze, icara aha ngaha tubusobanukirwe. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa amaze iminsi mu majwi cyane yuko abaherutse no kwegukana igikombe cy'abakobwa bari bambaye neza muri The Silver Gala cyari cyateguwe na Shell Silver Foundation. Ubwo rero iki kirori giheruka kuba, uyu mukobwa yari yambaye neza cyane ubona ko aberewe, kandi n'abandi bose bari baraho ngaho babonaga ko rwose ari ishusho ryiza, babwiza n'abandi bose batandukanye bari bitabiriye iki gitaramo, cyane ko hari n'umuhanzi wo muri Nigeria witwa Shela, nawe yari ahabaye cyane rwose. Wabonaga ko ni ibintu byiza cyane, kandi ubona ko n'igihugu cyacu hari aho kiri kuva muri social media, hari n'ahandi kiri kwerekeza. Uyu mukobwa rero ubwo n'ubundi uyu Mutesi Jolly aherutse no kuvugwa ko yujuje inzu irenga miliyari, ihagaze akayabo karenga miliyari hariya Kibagabaga. Koko nibyo, iyi nzu bavuga yuko n'ubundi iri hejuru y'amafaranga miliyari y'u Rwanda, kandi iyi nzu akaba yarayikuye mu maboko yewe. Gusa bamwe ntago babyumva kimwe, ndetse ntago abandi nabo bavugaho rumwe, kuko bavuga yuko iyi mirimo itari kuvamo amafaranga angana gutya, ndetse no ku myaka uyu mukobwa afite ngo ni ibintu bitashoboka cyane. Reka rero dusobanukirwe, ese koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ariko tukiri naho ngaho, urabona ko n'ubundi iminsi igiye kuba nk'itatu niba atari ibiri, RBA nayo yirukanye abakozi bayo bagera hafi muri 12, ndetse basimbuza abandi. Imirimo imwe n'imwe n'ubundi ibera muri RBA begujweho, ndetse bahita bashyiraho n'abandi nabo bari basanzwe muri RBA, ndetse bakora mu nzego z'ubuyobozi, nk'urugero nka Jean Pierre Kagabo wari ushinzwe n'ubundi ibijyanye n'ibikorwa byo kwa RBA bigiye bitandukanye. Murabazi 12 nk'uko igihe kibivuga. Twabonye yuko ari 12 nabo begujwe, ndetse abandi nabo bagashyirwa ku mirimo abo begujwe bari basanzwemo. Iyi ni inkuru nayo dukesha igihe. Birimo biravugwa yuko rero uyu mwari, twigarukire kuri uyu mwari bivugwa yuko ubundi aya mafaranga ashobora kuba ari amafaranga y'umukire ucuruza ibikoresho bya electronique w'umutanzania, cyane yuko aherutse gusohoka message ivuga yuko uyu mukire yihebeye uyu mwari w'u Rwanda Mutesi Jolly. Uyu rero Mutesi Jolly murabizi ko yageze no kuba Miss w'u Rwanda. Umukire bivugwa ko ari we umumeneramo, ndetse akaboko kanini kaba karimo ari akuyu mukire. Ese koko ubundi wowe nibyo? Andika muri comment. Ese wowe uremeza ko uyu mwana aya mafaranga ayakura mu mirimo ye? Ese uremeza ko uyu mwana koko yaba ari gushorerwamo n'uyu mukire? Rero muri interview cyangwa se mu kiganiro yagiranye n'igihe, bamubajije yuko nyine aya mafaranga ese yabava he, abasubiza agira uti
ibyo ngibyo ni ubujajwa ndetse ni no kwinjira mu buzima bw'umuntu. Tubyihorere cyane ko ntawe bireba niyo naba narayiguze imodoka ihagaze miliyoni 359 ntawe bireba, ndetse n'inzu naba narubatse ihagaze miliyari nabyo ntawe bireba. Rero bampa agahenge kubera ko ibi byose nta n'umwe bireba. Urumva ko ni ibintu yagize ubwiru nawe atashatse gutangaza koko ngo abakure mu rujijo. Gusa icyo wamenya, aba bana barakora papa, barakora rwose, aba bana barakora. Kandi ikindi ubona ko bamamariza amakampani akomeye, uko niko kuri naguha. Aka kanya rero n'ubundi tukivuga no ku gitaramo gitegurwa na Shell Silver Foundation, aho uyu mukobwa nawe yari yakitabiriye, wabonye ko yafashe agera mu $1,000 kirenga. Ndetse ikanzu yari yambaye wabonye amafaranga yari ihagaze. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni ibintu byiza cyane, kandi ibyo byose ni biza bisanga agatubutse uyu mwari ahagaze. Rero Mutesi Jolly abantu batekereza yuko yaba yakura kuri uriya mukire, mushyire hasi rwose, mushyire hasi. Uyu mwana arakora, kandi ikindi ni brand ambassador w'inganda zikomeye. Akandi kantu rero tugezeho aka kanya twibereye hano muri studio kanze mbatemo atunyarukire muri Comedy y'u Rwanda. Comedy y'u Rwanda aka kanya ubwo ku mbuga nkoranyambaga hari hamaze iminsi hariho saga ya Miki ndetse n'umugabo we Agapromota. Ahangaha rero Agapromota ubwo ari kuryoshya n'umugore we Miki, undi nawe uwo twakita ko arabanda hamwe cyangwa se ex. Uyu nguyu ni Regis, nta wundi, Captain Regis. Ubu tuvugane yamaze gusinya miliyoni 50 muri Energy izwi nka Energy Super Commando. Ahangaha rero uyu mujene nawe ni umujene uryoshye cyane kabisa, araryoshye kubera ko izi miliyoni yamaze kuzicakira. Ubu ni brand ambassador wa Super Energy Commando. Iyi nawe rero uyu Miki aho yaramaze iminsi ari muri saga y'umugabo we, uyu nawe araryoshye Captain Regis, aho uri push up kabisa bro. Claje Imana ikomeze kwagure. So rero tutabatindiye, akako ntago nagenda ntakababwiye rwose pe, ntabwo nagenda ntakababwiye umuntu uri kunye. Nawe tekereza uti nagaki, reka turakareba mu kiganiro gipowe. Stay on tune, ahasigaye dukomeze tubane no mu bindi biganiro nkuko bisanzwe. Ngusaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo n'izindi project zose zizajya zinyura kuri iyi channel ujye uba uri update. So ngayo nguko rero mukomeze muryoherwe n'ibihe, murakoze cyane cyane.